Turabasuhuje bakunzi ba radio na televiziyo Ikamba, muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara. Rwose biriya bintu byo gufata ibintu byose bakabihindura ibintu ubusa. Abahura na Tom Ndahiro Mugani n'abahura na ziriya ntera hamwe zose zo muri FPR, abahura na Tito ko batikuta, abahura na Tom Ndahiro ko batikuta. Ese ababona inkotanyi barazirokotse muri za nama tujya twumva bitabiraga bagahita bakitaba Imana. Uwabarokotse we ko ababona ngo ikubite hasi. Oya nibajye bareka gukabya. Nje kubwanjye mbona harimo ibintu byo gukabya. Ntabwo icyo ari cyo kibazo gikomeye abanyarwanda bafite uyu munsi. Ntabwo ari byo bibazo bibabaje abantu, ahubwo bo baba bashaka ibintu birangaza abantu nk'ubwo byashyushye. Uwejide Nkuranga yavuye i Kigali, yagiye gufata amahoteli, yagiye kwinjoyinga no kurya abana ngo aha ngo abantu ngo bagiye no imitwe. Biriya bintu rwose ni ibintu byo kuturangaza. Bo bazi ibyo barimo, bazi ibyo bibereyemo. Ubwo yifatiye ikiruhuko yagiye muri Meridiye ku Gisenyi ngo yagiye guhumuriza abanyarwanda. Babaye icyo ko bafite ibindi bibabaje kurusha. Yabahumurije ko inzara ibishe, yabahumurije se ko hari ibindi bibazo byinshi cyane bafite, yabahumurije ko bakora FPR bitwara, yabahumurije ko bubaka Gasebe. Ese kuki badahamurwa? Ni icyo kintu ni ukubeshya. Ni ibintu baba bafashe nyine bagakubita aho ngaho ngo abantu bose birukanka inyuma y'icyo kintu. Ntabwo mvuze ko abantu bakwiriye kutubaha imibiri y'abishwe mu bwoko ubwo ari bwo bwose. Ndemeza ko ngiye abantu bose bishwe, kandi ababishe ntabwo wambwira ko uruhande rumwe rwo rubona abarwiciye cyangwa bagize icyo barutwara bagahamuka, urw'abandi ntiruhamuka. Kuki ntarabona umuhutu wabo ko nta kibazo bahuye na njye? Nuko nguko ndumva bakabije, barimo gukabya. Bari bafite aho bashaka kwifungira n'inkuru bashaka gushyushya abantu bakaba bibagiwe kuvuga ibindi bibabaje. Ndumva ari uko ngiye mbibona. Ibintu bikabije gusa bidafite impamvu. Nta mpamvu bifite. Hari ibindi bibabaje abantu birenze biriya. Imyaka 28 abantu babikubita hasi ni bandi umwe. Njye nibaza icyo bakubita hasi, sinigeze nitura hasi kandi numva hari ibyo nabonye nawe. Urakoze mwe Mayire, ndetse turi bunabigarukeho icyo kintu ukomojeho. Iki kintu ukomojeho turi bukigarukeho cyuko FPR ibyishaka abahahamuka arabishaka, aribo ibikoresha nabyo nk'iturufu. Kubera ko impamvu mbivuga gutyo turi bubigarukeho kuri kese y'uriya mugabo kamarade wafatiwe mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubigarukaho, tuze kwibaza niba umuntu ahahamuka abonye mwene wabo w'umuntu wakoze jenoside, akaba atahahamuka abonye generali arimo kwifotozanya n'umuntu noneho wakoze jenoside. Icyo kintu abantu bakibazeho, kuko iyo tubivuga gutyo wenda abantu bashaka kumva ngo bari abantu ngo babaye interahamwe, ngo ntabwo mukunda kubona ko babidushinja kenshi. Bakunda kudushinja ngo twabaye interahamwe, ngo ntabwo tugifitiye impuhwe, ngo abantu bacu bapfuye, ngo twifatanyije n'interahamwe. Ariko nagira ngo abanyarwanda bajye bashyira logique, bajye bashyira ibintu muri logique. Jambo bihorere babitwite. Ndavuga nti hari impamvu nyinshi zatuma abantu bahahamuka, ariko bagahamuka mu mpande zombi. Icyo gihe bose bahahamutse ukambwira ko umuhutu akubitanye n'umututsi wakwisha abantu nka ba Tom Ndahiro. Sinzi niba ari n'umututsi, ariko buri gihe niba umuntu ahura na Tom Ndahiro nawe akaba yakwikubita hasi. Nimba umuntu yabona ibingira wamaze abantu guhera mu Bugesera kwambukiranya ukageza Kabgayi ukajya hehe, nimba wabona ibingira ukikubita hasi, uri bumbwire ko wabonye uriya musoro ukikubita hasi ndi bukumve. Ariko niba umbwira ko hari uruhande rwo rubabara rugahamuka, urundi rukaba rutabyemerewe, rwo ntabwo ushobora kubinsobanurira. Ufata ninja ukabona nta kibazo, ugafata rwarakabije ukamushyira mu myanya runaka ukavuga ko nta kibazo, ugafata n'ibindi byinshi cyane abantu benshi muzi, ukabona inkotanyi n'amadodo yazo ntiwikubite hasi zaraguhamagaye mu nama n'ababyeyi bawe, yenda wowe ukabona ucaho cyangwa ugasigara mu birambo. Icyo gihe wowe ntuhahamuke ngo hagahamuka gusa ngo ubonye ngo mwene wabo wa mwene wabo wo kwa nyirakuru na nyirakuruza ngo umuntu wamugiriye nabi. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Ni ikindi kintu baba barimo gukingira. Ntabwo ushobora kubinsobanura keretse nibanyereka amoko yose ari guhahamuka, kuko yose barayica. Urakoze cyane. Ntabwo nemeranya n'abo bantu rwose. Ibintu ntabwo mpakana ko abantu bataba
ariko ni uruhe ruhande rwemerewe guhamuka n'utabyemerewe ko ntarabona umudahamuka ntabwo bito ni imitwe barabeshya nuko batega ijosi bakabona bararisamye nuko baba bafite ibyo bashaka kwira mbese ni ibintu nta nubwo wambwira byo guhamuka nyuma y'imyaka 28 ntabwo ushobora kubimbwira ngo tse kubyemera ntibishoboka ntabwo mbyemera ngewe rwose pe yenda babifata uko babyumva batyo ariko ngewe ntabwo ushobora kunsobanurira iryo hahamuka rigira ubwoko bumwe buhahamuka rigira abantu bamwe bahahamuka abandi ngo ntibahahamuka bose kuki badahamuka ese kuki ntarabona n'umwe wahahamuka nimba koko iyo ndwara iba bo bahahamuje kutagira icyo bavuga ariko abandi bo bazi kwikubita hasi bagatera imigeri waya ntibagenzi iriya ni imitwe okay murakoze rero reka ko ntabahahamuka se iyo Gasuku yagiye kurira imva z'abantu cyangwa iyo yagiye mu miryango y'abantu batavuga rumwe n'abari yagiye kuyitorotira ko tutarabona bavuga ko hari abantu bahahamutse ahubwo akakirwa muri studio za televiziyo y'u Rwanda ari umunyamakuru ukomeye kuki agera muri televiziyo y'u Rwanda akagira ingabo abanyamakuru ntibahahamuke biture hasi uriya we se kiriya nyine n'ibimwe ahubwo se kuki ntawe uhahamuka abonye Kagame cyangwa Sophie kuki ntawe uhahamuka kandi we yibwirira abantu ati ngewe nzabica no ku manywa y'ihangu bikarangira koko abisha oya biriya bintu ni ukubabwira ngo nimubone mwebwe mwemererwa guhahamuka ngo kandi nimubone ibi ngiye mujye mwagatinga ko muhahamutse hanyuma abandi bo nimba bibaho guhahamuka koko ndemera ko bishobora kuba bibaho ariko ni karare ntabwo ari ibintu usanga abantu 50 gusa hasi bose bari gutera imigeri ntabwo biriya bintu bibaho ni imitwe ababona ibingira cyangwa akabarebe ko batarahahamuka si byo bakoreye no kuba ko batabizi ukuvuga ko yakoze ibyiza kurusha intera ko nta uramubona ngo hahamuke ukuvuga iyo hahamuka bazana ni hahamuka ryabayeho tugabiza ariko nyuma y'imyaka 28 ntibakagiye bakabya bafite gahunda bafite yo guhora babyutsa urwango hagati y'abantu babyutsa imijinya hagati y'abantu kugira ngo abantu be kumvikana biriya ni uburyo bwo gukoroga abanyarwanda kugira ngo bagumye babashyamiranye ahubwo baba bashaka nyine kugira ngo hagire imijinya ivuka ahubwo ku rundi ruhande mu gihe baba bari kubeshya ko iyo hahamuka riri kuri abo ngabo bavuga ahubwo riba riri ku rundi ruhande noneho bikarangira kubera ko batemerewe guhahamuka baze gusigarana wa mujinya barakare twebwe kuki tutagira aho twisanzurira noneho bagumye bahembere wa muriro uzagumya gushyamiranya abanyarwanda nicyo kigamijwe nta kintu murakoze cyane nta nubwo ari ikibazo cyo guhamuka gusa harimo n'akarengane no kuri freshing ikintu navuga no kuri freshing ya genocide no kuri freshing ya genocide irimo kubasazana nge niyo conclusion nashyiraho baragerageza kuyirefreshinga kuko nicyo kintu barishije kuva binjira muri kiriya gihugu uyu munsi irashaje nta kintu bakivugaho ngo ikibyare ntabwo abahahamuka kubera ni ugushaka inshyashya baragira ngo hazagira abavuga bati ibi ngibi biranze cyangwa nigeze kubivuga ko hari umunsi navuze nti aba bantu barashaka indi jenoside iyi ya kera irashaje barahiga indi ni ukubeshya n'ujya guhamuka ajya atera imigera azi ko mwemariraho nicaye hano ngende kuvuga ko abeshya igikorwa cyo guhahamuka kuri iriya kese ngewe navuze ko uko mbibona kuri iriya kese navuze ko bidakwiye kubera ibyakozwe ntabwo byari bikwiye ko byatera ubwoba abantu ngo bajye guhamuka byo bibaho mu bindi bihe bisanzwe ngewe narababonye abantu bahamutse ku buryo bugaragara rwose narababonye birashoboka umuntu ashobora kubona ibintu bitewe nanone nuko FPR itegura kwibuka kubera ko ubundi buriya kwibuka ntabwo gutegurwa n'abacitse ku icumu bitegurwa na FPR uburyo rero babitegura abantu bakahita baza bakirukanka n'imihoro n'ibiki byose bishobora gukora mu bwonko bw'abantu kigutangaza nuko abantu benshi bahahamuka atari n'abantu babaye muri jenoside buryo umuntu wabaye muri jenoside akenshi aba yarabaye igiti aba yarabaye ikinya aho gusanga ari utwana tuvutse ejo bundi tutabaye mu bintu bya jenoside tutazi ibyo ari byo tutazi nuko byagenze
abo nabonye benshi bahamu bakajya no mu bitaro abenshi usanga nababona bitewe n'uburyo ariko baba babiteguye bakabitegura muri ubwo buryo muri iyo sanse kugira ngo abantu baze hanyuma hahamuka abantu benshi amahanga arahari abadiplomate barahicaye bavuge bati ikibazo kuko kirakomeye cya kibazo ni seriye ibyo rero bigaragaza neza ko kuri iriya kese nta mpamvu yari ihari igaragara nta kintu disikuru umuntu yavuze usibye gutereka indabo hariya mu muntu bari basanganywe hariya mu murenge ubundi baramubonaga yaba ari umuntu wari ubateje ikibazo bagombye kuba baramutanze ntawe batanze ubwo rero bigaragaza yuko nta kibazo yari abateye bigaragaza rero ko kumubona uriya munsi hariya ntabwo ari cyo kibazo ikibazo kiri mu nzego za politike hariya naho mu bundi buzima busanzweho ntabwo narenga ngo mpakane ko guhamuka ari byo umuntu yigira we nakubana hari ababikora gutyo bagamije babona abandi bahahamuka nabo bagahahamuka hari ababigenza bari ariko busanzwe bibaho guhahamuka birashoboka byashobokaga igihe abantu bajyaga kwibuka sorry reka gatoya ndahita mbireka ndekera aho ngaho igihe bajyaga kwibuka bakazana filime ziteye ubwoba abantu zo gutemana bakerekana ngo uko ibintu byagenze birya bihe byarashobokaga ko umuntu yabireba agahahamuka ariko kumbwira ngo umuntu ngo yabonye undi gusa arahahamuka hari abantu benshi ushobora kubona muri kiriya gihugu ugahahamuka icyo ni ikinyoma birya bihe byo babaga barimo gutegura abantu psychologically kugira ngo bahahamuke babikoraga babishaka bakazana filime bakazana za screen bakagira gute bakereka abantu aho abantu batema abandi nta kuntu utahahamuka ariko uyu munsi kuvuga ngo abantu niba bakibereka filime n'ubundi bazahamuka imyaka 300 ariko ibyo bari kuvuga ngo umuntu yabonye undi arahamuka ntabwo wabinyenze rero ntabwo ari byo biriya byo si byo rwose ni ukubeshya nta nabo bayerekanyiriga nta nabo bavuze bahamutse n'imvo ya politika mugani w'abarundi urakoze cyane ntabwo twagenda twasoza ikiganiro tutabivuze aho agatsiko ka FPR kanze gufata abicanyi ruharwa kakagereka abantu b'inzirakarengane kakabagerekaho ubwicanyi noneho inzira babicanyi ruharwa ahubwo bakaba bidegembya na FPR n'abasirikare ba FPR aribyo bishyira igisuzuguriro n'ikimwaro kuri abo bantu bo muri FPR birabashyiraho igisuzuguriro n'ikimwaro birabashyiraho igisuzuguriro n'ikimwaro ko mwirirwa mwiruka inyuma y'abantu badafite aho bahuriye n'ibyo bintu mukirirwa mubafunga abandi mubarenganya ariko abicanyi muri kumwe yewe mukanabaha n'ibyangombwa mukabihera za pasiporo ntamara kubakubita pasiporo ubundi bakagenda bakazenguruka noneho ikimwaro cyanyu kirihe bagafatwa n'ibindi bihugu ubwo murumva isoni mufite ko uba mu rwaho abicanyi abantu bakatiwe n'inkiko mugafunga umuntu nka Karasira ubwo murumva nta soni bibateye hanyuma bigaha ikimwaro babandi mwitwa ngo muhagarariye abacitse ku icumu b'abatutsi birabaha ikimwaro muri uru rugamba birabaha ikimwaro imbere y'abanyarwanda mukomeza kubeshya ngo murabahagarariye mwirirwa mutwiruka inyuma twebwe tuvuga aya mabi ya FPR ngo nitwe bapfobya ariko FPR ryamanye na kamarade ringabariye barara mu mashuka amwe barabihengekana bakabaha pasiporo nyarwanda barazimye abandi banyarwanda barayimye Karasira muresika bakayikubita kamarade akayizengurukana ahantu hose akajya kuyitwarana umugore we akagenda akajya kuzana abandi buriya bamufashe amaze gutwara abangana iki ibyo bintu ntabwo mubibona mwebwe abanyarwanda sinzi impamvu mutabona yuko FPR irimo kubabeshya buri munsi tubisubiramo nkuranga Jide yobora yibuka ubwo iyoborwa na FPR bagushyizeho ngo ubagakingirizo ukaza ukavuga ngo ukora ugushaka kwa FPR ukirirwa unyiruka inyuma ngewe n'abandi ngo turapfobya gusa uvuga iki kuri ibyo bintu uvuga iki bwira abanyarwanda bwira abacitse ku icumu babwire iriya kese ya kamarade ngaho jya imbere yawe uvuge ko nta jenoside yakoze singuriya se bamuhaye pasiporo nafatiye Burundi ajyanye umugore we ntamukuyeho mu Rwanda
ikinyoma cyanyu kizagerezayo ariko muzakorwa n'isoni ryari kimwaro kizabafata ryari kwirwa mubeshya abanyarwanda mutwirukanka ikimwaro kizabafata ryari ngo interahamwe Ernest Gakwaya alias Kamarade yanezerewe i Kigali hamwe na Rukarabankaba Fred Bingira ngabo urabona ukuntu baseka singabo barahoberanye bafatanye mu mugongo hanyuma rero mwebwe batutsi mwirwa mutwiruka inyuma ngo turapfobya abapfobya dore ngabo aho bari ese ko naho uzongera kuza kunyaba bambwira gusa apfobya dore mwari mwabona njye nifotozanya na Kiguru w'inguru ariko niyo yicaye na Tarisisi yicaye na Padiri yicaye nde induru mukayihuyu muri escape yapfobeje yagiye do ko mutari mwabwira ibingira ko yapfobeje kandi uyu nguyu yarakatiwe n'inkiko zayo singuyu nyawe passport ejo bundi kimwaro kibakore musebe isi yose babone nimuzongere kujya mwirirwa muvuga ubusa singuyu ibingira na Kiguru singaba bafatanya agatoki ku kandi mu biro kwa ibingira batamufashe kumva ibingira ngo nubagare ngo niwe uhinga intera hamwe ngo ajya kuziga mu mashyamba yako ajyayo asize Kigurube gute singuyu kamaragiza mukirwa muvuga usa mutesha umutwe singuyu Kigurube iruhande rwa Jeanette ntabwo mumubona hano Ize ko iki kiganiro muzagikurikira mwebwe barescape b'abatutsi mwirirwa mutwiruka inyuma muvuga ubusa namwe basajya mwirirwa mutwiruka inyuma ngo turapfobya mubirebe dere ngibi abapfobya ngaba ni FPR niyo yirirwa izengurutsa genocide kibizengurutsa iyitobanga singo barasuhuzanya na Kagame se mwese ni mubibona igisare ntago yuzuye abantu Kiguru uyu nguyu usuhuzanya na Kagame ntabwo yakoze genocide ntazo mwese ntimumuzi ubuse ninjye umugize umugenocidera ageza mukirirwa igiti kiturirwa imijinya mwayikuruye ngo Padiri ngo Jean Paul ngo Tarisisi mwemayiri ntabwo ibi mubibona nta maso mugira we nkuranga cyangwa mwebwe muyobora ibuka cyangwa transparency mwirirwa mutwiruka inyuma muzagereza ryari hehe kubeshya abanyarwanda no kubarindagiza tiharya ngo ibisa birasabirana ubwo nabyo biri mu Bubirigi babiduhaye FPR go ibisa birasabirana FPR igomba gukorana n'abicanyi kuko nabo nabicanyi nababwira ngo muzabajye mwifashe rero ngo na Kigurube arabuyera muri Mozambique ahiga abatavuga rumwe na leta nakumira singuwo wageze muri Mozambique ubu abanyamozambique mu mubitsemi arakomeza kubicira abantu akomeza kubica mwibwira ngo uyu ntabwo twamutanga ngo ntabwo twagira gute arakomeza kubamara ngewe nibo narwana nabo abangaba nibo narwana nabo ureke bya bindi muhora muvuga aba nibo bakwiriye kurwana aba nibo narwanwa nabo bose nuwamubona ntabwo nakwirirwa mubwira ngo bite iki uyu mwahuye Kiguru uyu nguyu uzenguruka Mozambique muza abantu bamaze kwicirwa Mozambique kandi ugiye nko mu makontakte yabo wasanga baravuganaga ababeshye akamwihorera nk'uko ubona ahagaze ahangaha asuhuzanya na Kagame ibyo rero bitera umujinya muri tubavumbura iyo mbonye ibintu nk'ibi ngibi uburyo mbona ko abanyarwanda bamaze bazizengeye FPR yarabazizengeje nuko rero ngo yibere muri Mozambique kandi afite passport y'u Rwanda ngo bakaba bazibungana hose ubundi ya ndege ikajya ibageza aho bakora mabi nibarangiza ibirukankane batarafatwa basubira i Kigali nguwo iwe iminsi 40 ikaciriye i Burundi wamaze abatutsi muri Kigali afatiwe i Burundi u Rwanda ruri gukora ibishoboka ngo arekurwe nibuke René Rutagungira uyu munsi rwose ari idegembye ukuntu bamukuye i Bugande ari muri prison rwose igihugu kigahagarara bagafunga ibintu byose ngo René Rutagungira umuntu ari serija uwo mwana
uwo mwana agomba gufungura, baramufungura baramutwara. Ye ngo barakora rero ibishoboka byose kugira ngo kamarade afungure, akurwe burundu ataramena amabanga yabo yose y'urukozasoni. Gakwaya Ernest alias Kamarade arazenguruka uko yishakiye n'abagore mu ndege z'u Rwanda iza Buruseli na pasiporo nyarwanda. Hari kisebo ntikicapo. Umwana wacitse ku icumu yiciwe n'inkotanyi witwa Karasira Aimable yarimwe pasiporo imujyana hanze agahabwa imuheza mu mwobo wa prison. FPR we sha ntacyo mvuze, yewe nta icecekere wa muvandimwe we, ureka ibyo babandi birirwa bavuga boza ingurube babeshya ngo baravugira abantu ngo baravugira ubutegetsi. Bwana Tarisisi, probablement ko iyi nkuru wayikurikiranye nawe, ndabona wagarutse, inkuru wayikurikiranye yaba bagabo n'uyu mudamu ndetse n'abandi, kuko burya uyu n'ufashwe, ariko ni ibintu bisanzwe tuza abo ngabo bose uvuga bitekeye mu Bubiligi ko Bubiligi ari nk'u Rwanda, n'ubu buryo bagendamo. Nuko nguko FPR yifatira abantu bafite ibyaha ikabakoresha mu bibi, ariko nayo izi neza yuko ibategerejeho inyungu zayo. Buriya uyu Kamarade kumwohereza ngo ze yice Jean Paul cyangwa Tarisisi n'isogonda imwe, kuko nyine abona izo avantage, abona ibi byose FPR imukinga mu maso, kandi FPR nayo ikaba ifite dosiye, dore iyigendana gutya ku biro, igihe cyose aje dosiye yayibona ku meza. Urabizi ko uri umujenosideri, ariko umuturage rwimbi utaragize n'icyo akora wizaniye ingabo uzijyanye ku rwibutso ngo waraborera muri prison. Banyumvira ubutegetsi bw'ikinyoma. Ijambo ni ryawe niba warakurikiye aya makuru nawe ugira icyo tubwiraho. Urakoze Jean Paul, nagize ikibazo sinzi impamvu umunsi nabaye deranje cyane kuri internet. Hari igihe bikorwa sinzi uko biba byagenze, ariko banzabikurikirana nzabimenya. Byari byo byose nagerageje gukurikira kuri telefone kuko nari mfite ikibazo kuri computer. Ibi rero aya makuru ni mashya ntabwo nakurikiye nibwo nyabonye, ariko nshobora kugira icyo nyavugaho. Nk'ibiganiro dukunze kubwira abanyarwanda ko FPR ikorana n'abajenosideri kuko nayo ari abajenosideri. Hari uwabyanditse wavuze ati bisa birasabira. Byarakozwe mu biganiro twagiye twumva cyangwa twagiye dukora, abantu bazi iby'interahamwe barabitubwiye, batubwiye ukuntu interahamwe zashinzwe, batubwira ukuntu FPR yazikoresheje, kandi ibimenyetso bigumya kugenda bigaragara. Abankeka ko n'abari bagifite idute zagombye kuvaho, kuko ubu tugenda tubaha ibimenyetso bigaragara, kuko abantu bakoreye muri izo nterahamwe, abakoze akazi nyine nk'uko bakifuzaga nibo bagiye barekurwa. Abanze kwemera ko hari icyo bakoze kubera ko nta n'icyo banakoze nibo bahinduye abanyabyaha, baricwa, bandurwa ibyabo, abandi baratorongezwa. Ubwo rero abakoze akazi neza ni izi nterahamwe turi kubona, tugenda tubona n'ubundi zigomba gukorana na FPR, kubera ko FPR yamaze kubona ko akazi bakazi neza, kandi icyo bakeneye nyine nuko ibasohoreza umugambi w'abateguye. Nta kindi rero FPR igamije ko utavuga rumwe nayo, utabona ibintu kimwe nayo, niwe witwa umujenosideri. Ariko wa wundi baba bafatanyije mu aya mabi yo kurekura abanyarwanda aba ari umwere. Ni muri urwo rwego rero tugenda tubona abangaba bakibwe n'aba ba Kamarade bagumya kwidegemvya, kubera ko baza akazi nyine baranabakoresha, baracyakomeza akazi kabo kugeza igihe bazabona ko batakibakeneye, nibwo bagenda babakura mu nzira. Bakora mu nzira batakibakeneye, ariko igihe bakibakeneye nyine abangaba nizo ntungane, mu gihe abataragize uruhare na rumwe bagira muri buriya bwicanyi aribo bari kwicirwa mu magereza, aribo bari gufungwa, igihe abahekuwe aribo bari gukurikiranwa ngo bapfobya jenoside, ngo bahishingire jenoside. Ibi rwose ni ibintu byari bigombye kwigisha abanyarwanda, babandi biziritse kuri FPR babeshya ko ari umucunguzi wabo, babandi FPR iri kwibeshya ko ngo ifite ibyo iri gukorera igihugu, ngo ifite amajyambere yo kuzanira igihugu. Ubu se
yaba iri muri ibi ngibi mw'aya manyanga nk'aya ngaya ikabona umwanya wo gukorera igihugu, ikabona umwanya wo kudevelopa igihugu ryari, uretse kwirirwa nyine muri ibi byo kwica abantu no gutanga ruswa kugira ngo bagurishe ya imaje badafite, bakora ya makeup duhora tubabwira. Abanyarwanda rero bakwiye kuva muri ibi ngibi bakamenya aho umugoma ari, aho kumushakira aho atari, bakamenya abanzi b'igihugu aho bari, aho kubashakira aho batari. Abanzi b'igihugu ni abangaba birirwa muri izi gahunda zo gupanga kugirira nabi abanyarwanda, aho kugira ngo bafashe abanyarwanda bari mu kaga inzara, bo babibereye mu mipangu yabo yo gusagura amafaranga yo kujya kugirira abanyarwanda nabi. Ibyo nibyo bibereyemo gusa, ariko nyamara ugasanga abanyarwanda ibi ntibabibona, bakabarangaza bakemera ikinyoma cya FPR ikakibaho imyaka n'imyaniko, igahora ikicayeho irimo kwica abantu, irangiza ikikoreza abandi gusa. Icyo nabwira rero abanyarwanda ni uko bakwiye gukanguka bakumva ko iki kinyoma atari cyo tuzahora tugenderaho ko tubiranga, kuko ibi bigendamo umutungo mwinshi kandi bigahitana ubuzima bw'abantu. Amafaranga akoreshwa muri ibi byose yagombye kuba hari icyo yakoze igihugu cy'u Rwanda kikaba hari ahantu kigeze, atari biriya birirwa bacuruza babeshya abantu bari kwicwa n'inzara bakabeshya ngo abantu ngo barahaze ngo bameze neza. Ibi ngibi bagombye kuba babikoresha mu kugira ngo bazamure igihugu, ariko nta kindi kibigaragaza. Nuko FPR ifite impungenge, ifite ubwoba bw'ibyaha yakoreye abanyarwanda, ibiri kurwana nabyo buri gihe. Niyo mpamvu ubona itanga amafaranga igakorana n'aba bicanyi nyine kugira ngo byose irebe ko yaramakaza. Igishimishije nuko abanyarwanda batahuye aya mahanga yose, abanyarwanda bamaze kuyamenya, abanyamahanga bamaze kuyamenya, abaturanyi bamaze kuyamenya. Ubu ni ukuvuga ngo ese FPR iraza kwihisha hehe ko ibyabo byose byamenye, ko bya bindi igenda irisha ibeshya ngo jenoside kandi ariyo yakoze jenoside, ikoresha abajenosideri, yarangiza ikajya gufata abantu b'inzirakarengane. Ibi ngibi ndumva ari ya minsi y'igisambo 40, ndabona tugeze ku 39, hasigaye umunsi umwe buri. Uriya munsi umwe rero FPR yitonde n'abayiriye, abo bayikurikiye buhumyi bamenye kuri ya munsi urarangira vuba, bafatirane hakiri kare, bitandukanye na Sekibi hakiri kare, kuko Sekibi ari kwenda kubohwa ajugunywa mu muriro nk'uko ry'Imana, kuko urabona ko aho ari gutega hose ziratinda, uko twagiye tubibereka. Mwabonye muri Cogamu uko byabagendeye, murabona n'ibi byose. Uyu nguyu wafatiwe i Bujumbura, abo yashoboraga guhitana buriya bari benshi, ariko urabona ko Imana ikinze ukuboko imushyize hanze. Nizere ko abarundi batazamurekura, bazamukurikirana bakamenya n'ibikorwa byari bimujyanye hariya, n'abandi bakorana, ndetse uko batahuye. Hari n'abandi buriya batafashwe bagiye bagenda muri ziriya nzira, cyangwa se akaba yararimo agerageza kugira ngo arebe nahatambuka bohereze y'abandi. Kandi turabizi ko umutekano w'u Burundi kari agatsiko kuwuhungabanya atari ibya none, ubwo barabizi icyari kijyanye uriya, barabizi n'ibikorwa, barabizi n'abagiye babigenderamo. Ahubwo bazadufashe kubona amakuru acukumbuye y'ibikorwa by'irwa leta ikora mu kwiyoberanya no gukoresha ababicanyi mu kugira ngo bajye guhungabanya ibihugu by'abaturanyi, bajye kwica abaturage b'ibihugu by'abaturanyi bataretse n'abanyarwanda. Aba mbona rero ubwo twese tumaze kubibona, abaturanyi bamaze kubatahura, natwe ubwacu twabatahura, n'abampatsi ibihugu babakoreshaga bakaba bamaze kubacamo. Ndumva igisigaye ari uko abanyarwanda twagombye kuba dufite icyizere ko uru rugamba turi hafi kurutsinda. Babandi rero bibwiraga ko ngo baciye intege, ngo baciye ibice, ngo twakoze ibi ngibi, ngo twasenye, ahubwo bitonde nibo bari gusenyuka. Kuko David niwe ubivuga neza ati, nushaka kureba amabuno y'inkoko uzategereza umuyaga warahushye, turimo turayabona yababuye, ari hanze ubwo utayabona nuko atagira amaso. Jean Paul, umuntu yavuga byinshi, ariko ndumva iyo tubavumbure hari icyo isigiye abanyarwanda badukurikiye, kandi bakangurire kugira ngo bajye bakurikira tubavumbure. Nashimira n'abantu baduha amakuru rwose, kuko ibi ngibi hari ubuzima bw'abantu benshi cyane biramira, ndetse hari n'abantu benshi bikura mu gihu
bigatuma bitabira urugamba turi kurwana bityo bikazatworohereza ndetse no mu rugamba kugira ngo turutsinde byihuse kandi ndetse nashimire n'aka gatsiko kuko ibyo gakora kabikorana ubuswa bityo bigatuma kagenda koroshya urugamba kuko niko kishyira hanze iyo kishyize hanze rero biratworohera nabyo murakoze rwose ndumva navuga byinshi ariko twanaratuvuga wagira icyo avuga kuri ibi bya FPR n'amangetengete niko bamwe bajya babivuga umucuranzi yarabicuranze ibyabo n'amangetengete ariko bitonde kuko ubu ngubu isi yose imaze kubabona nta muntu utari kubabona nta nubwo dukeneye kujya twirirwa tuvuga byinshi barabyibonera urakoze cyane nawe Tarisisi twavuga bya kamarade ngiye muri ntuza ze rwose aba bahungu ba kamarade ni abana bagizwe interahamwe bazigirwa na FPR ari abana batoya ni abana bakoranye n'uyu mukuru wa FPR wa ntuza wazo waguye muri Zaire abo bari abana batoya imyaka 17-18 bakoreramo ngiye kamarade muzika pale niba iza Nairobi niba ari hehe ntabwo bantuza bakora ibintu by'ibifindano byabo bakoraga za diplome bagakora amakarita y'amarangamuntu bagakora bakajya kwibaza passport bakajya kwiba ibiki bakorera Jacques Nziza urumva abahungu ni abantu bari barinjiye muri systeme y'amaneko muri Nairobi ya FPR mu gihe cya Jacques Nziza yari ntuza niye publié conseil si je me trompe muri ambassade deja baje no kumwirukana bamaze kurasa Sendashonga bwa mbere bakarata kuko bahise bagira ntuza n'abantu banekaga bakurikira ba Sendashonga abo ngabo bakurikira abari izinde n'ababugira ifura bapfuye abo bana babashyiraga muri zo systeme akigwa hari n'uwo bita Mbateze ndibuka ko ikera najyaga mu modoka ya Sendashonga tugiye mu misa Mbateza turi mawe n'umukobwa wundi wo kwa mwana wo kwa Kayibanda hariya Kayibanda ariko wari umucamanza umuhungu aturi inyuma bamaze kwica Sendashonga nibwo namenye ko abo Bambateze nibo batangaga raporo muri ambassade Mbateze n'ubu bamuhejeje Kigali ntashobora kuhava ubwo nimuvuza hari bashobora kumwica n'uwiruhindo ibyo byose baba barakererewe bakerewe kumwica nuko abasina aho ngaho n'ahandi ariko abo ngabo nibo bakurikiranaga Sendashonga batanga raporo Sendashonga bamwicara n'umushoferi we wavukaga hano ku Nkubi i Butare muri Ngoma witwaga Bosco bari deja Bosco yabaye umusirikare muri FPR baza no kumutwika ntuza bamutwitse ikishishashi kunda agira Imana rero ko karahunga yari Nairobi Sendashonga mufata nk'umwizerwa niwe wamutwaraga bamwicanye nta nubwo bajya banamuvuga Bosco bamwicanye nawe Imana muhire kuridashira Bosco yari umuntu w'umugabo ariko ibyo byose abo bahungu bantuza abo bahungu ba kamarade deja bakoraga na ambassade Nairobi nabo Bambateze nabari bose baba fekeri bo muri ubu ntuza bi Nairobi bagina Nairobi ngo burizaga abantu muri ntuza muri bamwe burizaga abantu ngo babajyana mu Burayi abo bose nakoze bakora nibyo mbasa ntuza nibyo kamarade rero yari magerageza iki Burundi ngo arebe ko umurongo washoboka noneho barebone nuko bakora ibyo bintu rero byose ni ibintu abantu bagomba kujya bareba buhoro buhoro ariko buriya Bubiligi kiriya gihugu cyitwa Bubiligi Imana yanjye wakikira amahari simbizi ntabwo nakigeramo maza yikomeye urakoze muvandi ariko ikambi tuzayararuza yose tuyashyire ku karubanda ikambi zayararuza abasore ngo bari kubyina ejo bundi bakoze ibintu hano kuri ambassade nizeye icyakoze cyashimishije nuko ngo mwabibonye karabivumbuye nimukomeze muvumbure ntuza izi nyangarwanda ariko se kuki bita abanyarwanda kurusha abandi abantu baravuga ngo ariko shampoo mbizi ukuri imyaka 28 umuntu yagombye kurira avuga ngo ntuza ngo nariciwe umwana w'imyaka 5 bakamuzana ibyo bintu ntabizi bagiye kurira ni tekinike baba bavanze FPR uri icyago uri indwara
uri n'icyago ugiye kumara abanyarwanda naho kuki abanyarwanda tuvuga ko FPR igiye kubamara nanjye narumva none se abantu ariko bafata na visi perezida bakamwicira umwana bikarekeraho urakoze cyane urakoze muvandi urakoze turi kumwe